inshuti bavandimwe bakunze b'Inama TV, ndabasuhuje. Ngarukanye nanone iyindi nkuru y'umurwayi wifuza ko twaganira ku kibazo afite mu buzima busanzwe. Ni umurwayi cyangwa se n'umukiriya wagiye kwivuza mu bitaro ahantu navuze kuko si byiza. Afite imyaka 36, ni umubyeyi ufite abana 4, ari kwivuza kugira ikibazo kigendanye n'imibonano mpuzabitsina. Avuga yuko we n'umugabo we batakibasha gukora imibonano mpuzabitsina mu buryo buboroheye kandi bubashimishije, kuko ntakigira ububobere n'ubushake butuma yakora imibonano mpuzabitsina nk'uko yabikoraga mbere. Nubwo kuri we avuga yuko na mbere hose imibonano mpuzabitsina itigeze mushishikaza, atigeze ayikunda n'uyu munsi ntacyo ibimubwiye, ariko bigatera umutekano muke mu muryango we. Inkuru ye rero ishingiye yuko yabaye imfubyi akiri muto, aza kumenyana n'umusore wari umusirikare, baza kubana afite imyaka 19. Kuri iyo myaka 19 kugira ngo abane n'uwo musore nuko nta wundi muntu yari afite wo kubana nawe, kandi yabanaga na barumuna be 2. Biba ngombwa ko atekereza undi muntu wamufasha kugira ngo babane, ubuzima bwe buba bwahinduka. Uyu musirikare baganiriye ku bigendanye n'ubuzima bwe, amubwira ko yifuza kumugira umugore kuko abona ko ari umukobwa mwiza kandi ufite indangagaciro. Barabana, ariko murabizi nyine abasirikare ntibakunze kuboneka kenshi mu rugo. Yagiraga amahirwe uko umusirikare abonye uruhushya rwo kuruhuka bagahita babyara, agasiga amuteye inda. Rero mu minsi itari ya kure, uwo musirikare yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru, biba ngombwa ko babana umunsi ku munsi. Umugore aravuga yuko rwose bimubangamiye, kuko igihe cyose umugabo yifuje ko bakora imibonano mpuzabitsina, we aba yumva atiteguye, aba yumva atayishaka. Ibimenyetso agaragaza bituma imibonano mpuzabitsina yabo igenda nabi harimo kubura ububobere, harimo no kumva mu by'ukuri asigaye ahubwo anabitekerezaho akumva biramuhungabanyije. Birashoboka ko wowe nkurikiye nawe ushobora kuba ufite icyo kibazo, cyangwa se ukaba warumvise n'undi ufite icyo kibazo ukaba wamugira inama, cyangwa se ukaba wumva umuhangayikiye. Yego rero ibi ni ibisanzwe bibaho, ntabwo ari ibisanzwe mu buryo navuga ko bikwiriye, ariko ni bishobora kubaho bitewe n'amateka ya buri muntu. Imibonano mpuzabitsina kugira ngo igende neza hari impamvu nyinshi zigomba kuba zashyigikiwe kugira ngo imibonano mpuzabitsina igende neza. Harimo imitekerereze y'uyikora, ese condition psychologique zihagaze gute. Mu busanzwe ntuhangayitse, ntufite umujagararo, ntufite agahinda, cyangwa se nta kindi kintu kirimo kiyongobeza amarangamutima yawe, kirimo gituma ibyagakwiye kuba umunezero bishimisha abandi bitakigushimisha. Icyo ni kimwe. Ushobora no kuba nanone ufite ibibazo by'uburwayi bw'umubiri, kuko hari indwara nyinshi z'umubiri zihagarika ubushake bw'imibonano mpuzabitsina, cyangwa se bukagenda mu buryo butari busanzwe. Urugero natanga ni nko ku burwayi bw'umutima. Abafite ibibazo bya tension, cyane cyane ab'igitsina gabo, bishobora kugira ingaruka mu gukora imibonano mpuzabitsina, kuko no kuzamuka kw'igitsina cy'umugabo mu gushaka imibonano mpuzabitsina bishobora kubura, cyangwa se bikagenda nabi. Byumvikana neza rero ko imibonano mpuzabitsina ikorwa iyo umubiri n'ubundi umeze neza, nta bibazo byo mu mubiri bihari. Iyindi mpamvu ishobora kuba amateka yawe ku bigendanye n'imibonano mpuzabitsina. Ese imibonano mpuzabitsina bwa mbere uyikora na nyuma inshuro zose wagiye uyikora yarakunogeye, warayikunze, yaguhaye umunezero? Ibi bizatuma ubutaha nukora imibonano mpuzabitsina izakunyura, ikakuryohera, ukayijyamo wowe n'umutima wose, ku buryo n'uwo muri kumwe mugira ibihe byiza. Hari nanone imyemerere cyangwa se imitekerereze cyangwa conviction cyangwa se religion, ibyo wowe
wamenye wumva ari byo by'ukuri ku bigendanye n'imibonano mpuzabitsina, bishobora nabyo kugira uruhare mu bw'imigendekere y'imibonano mpuzabitsina bitewe ni iyo ngingo nyine y'ukuntu ufata imibonano mpuzabitsina. Aho twavuga nk'amadini, uko atwigisha, uko umuryango wacu utwigisha. Ese iyo ugiye gukora imibonano mpuzabitsina biba bisobanura iki muri wowe? Nkunda gukoresha ingero cyane kugira ngo duse n'ababigarukaho. Hari abantu uyu munsi ujya wumva ngo bakora imibonano mpuzabitsina ngo nk'abasazi, cyangwa se ibyo bakora n'agahomamunwa. Ubwo usanga umuntu yakoze imibonano mpuzabitsina ariko wowe wabyumva ukumva ko ibyo bintu atari iby'i Rwanda. Ibyo rero biterwa nuko wowe watojwe, wabyemeye, wabyigishijwe. Ibi bizagira uruhare runini rw'ukuntu ukora imibonano mpuzabitsina nuko igenda. Aha rero turagaruka kuri wa mubyeyi wadusabye ubufasha atubwira yuko afite icyo kibazo cyo kubura ububobere, ubushake n'ububobere, kuko habanza ubushake. Ububobere ni ikimenyetso cy'ubushake mu mibonano mpuzabitsina. Uyu mubyeyi rero twakomeje kuganira, ambwira yuko ku busanzwe iyo ubushake bugiye iyo yagize imana ubushake bukaza, cyane cyane mu bihe bye by'uburumbuke, birumvikana neza yuko imisemburo yiba yamufashije ho ngo arabikora ntababare nta kibazo, ariko inshuro nyinshi ntaba bishaka. Umuntu rero yakwibaza ngo uyu muntu yafashwe iki? Igihari ni uko numvise ikiganiro twagiranye, urasanga mu mateka ye mu by'ukuri ntiyakoze imibonano mpuzabitsina kuko ayikunze, yayikoze kuko ari inshingano ziri aho ziri mu muryango, ariko uburyohe no kwiyumva muri icyo gikorwa ntibyigeze bibaho. Niyo mpamvu ahari aranyumva, agerageze yegere abaganga bashobora kumufasha kongera gukiranuka n'amateka ye yo mu bwana, kuko kuriya kuba imfubyi akiri mutoya akaba yarakomeretse agatakaza uburyohe bw'ubuzima nk'umwana muto, urumva yabaye imfubyi akiri mutoya, ntiyakura neza mu buryo byisanzuraho buzamura amarangamutima ye, bigira rero ingaruka mu bigendanye n'ibishimisha abandi, kuko we ako kantu kaba karatakaye. Ariko mu gihe atarabona igisubizo kigendanye no gukemura ibibazo biri psychologique, ibibazo by'imitekerereze, namubwira yuko ubuganga bugenda bukura kandi buzana n'ibisubizo bindi biri artificiel, ni uburyo butari kamere ariko bushobora gufasha mu kubona igisubizo. Hari imiti ushobora kubona muri farumasi yoroshya mu gitsina igihe abantu barimo bakora imibonano mpuzabitsina, bayita Maribrifia. Hari Librifia ziba zishobora kugira umumaro mwinshi, zikaba zishobora koroshya imibonano mpuzabitsina ku buryo abantu bakora imibonano badakomeretsanyije, cyangwa se zikaba zanagufasha mu kurinda ama-infection. Igihari ni uko iyo ni inkuru nziza muzaniye we n'abagenzi be bagira icyo kibazo cyo kubura ububobere, ariko mu by'ukuri ku busanzwe hari igihe bigeze kuba bayikora imibonano neza ikagenda neza. Mwakwifashisha rero izo Librifia, ariko mukagana no kwa muganga, mukaganira n'abapsikologe, mukabasha gukiranuka na biriya bikomere mwaciyemo bikigaruka bigahagarika, cyangwa se bikabangama mu bigendanye n'amarangamutima. Murakoze. Niba wowe nawe ufite ikibazo kigendanye n'ubuzima, bigendanye n'imibonano mpuzabitsina, bigendanye n'ihungabana, bigendanye n'agahinda gakabije no mu buzima busanzwe, ushobora guca mu gikari ukatwandikira tukazaganira ku kibazo ufite twifashishije abahanga. Murakoze rero, nakagaruka. Ntimwibagirwe gukora subscribe, we mushobora no kuba mwanatanga comment kugira ngo ibiganiro byacu tumenye uko mubyakira. Naho ubutaha.